iyo nzira ndayishaka irageza gukinguka ku buryo rwose uburyo kameramani nawe biraza kumworohera kandi nta uhagera yikandagira buri wese abaza yisanga natwe tukamusanganiza urugwiro tuvuga duti abashyitsi iwacu ni ikaze abashyitsi kandi nanone turabakunda hano iwacu ntacyo biza kuba bitwaye abashyitsi rwose ubona ko bagenda babereka ibyicaro byabo ubona ko bagenda babereka ibyicaro bateganirijwe hanyuma bagenda babereka ibyicaro bateganirijwe abashyitsi bagenda babereka ibyicaro byabo bateganirijwe hanyuma DJ nawe atuba hafi aturinda irungu DJ nawe araza kuba aturinda irungu kuri uyu munsi udasanzwe kuri uyu munsi ubona umunsi mwiza cyane umunsi ushimishije umunsi ubona rwose umunsi udasanzwe nkuko dusanzwe dutarama agati kagaturika kandi kakamera hanyuma muze kunyemerera kandi ducishe make ndabona buri muntu wese amaze kubona aho yicara hanyuma ubwo amaze kubona aho yicara rero reka tuze kuba twiragiza Nyagasani igitaramo cyacu tukibimbuze isengesho hanyuma nitumara gusenga turi buze gukomeza n'igitaramo hano iwacu hanyuma munyemerere numire Mzee Pastor Manase yigire hafi adufashe mu isengesho hanyuma dukomeza na gahunda. Ami Yesu turaguhimbaje turakunezerewe kuri aya masaha
kandi tugushimiye kuko waturinze twese, waturindiye umubiri n'ubugingo. Muri uyu mwanya rero tukaba duteraniye hano, turagushimye. Warinze buri wese, wamurinze mu nzira. Abashyitsi twari dutegereje bageze hano, turagushimye. Kandi uyu munsi turagusabye kugira ngo ube hagati muri twebwe, kandi ubwiza bwawe bukomeze kubana natwe. Izina ryawe Yesu rihabwe icyubahiro. Ngaho rero tugire neza, kandi gahunda zose tuzishyize mu maboko yawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Utangire rwose ubona abantu bafite akanyamuneza. Aujourd'hui nous sommes le samedi parce que chaque personne peut entrer ici. Je dis encore good afternoon, good afternoon. Someone can take place here. No matter no question. I must ready to deal with in this ceremony. No question. Like no question. Ndi kubitira mu amanje ntore taganya mushabizi w'ingenzi. Ninge gacaga cy'umuco dana ngacisha umucacu bukankimakaza umuco mu gicumbi cy'abanyarwanda ko mudahuza ibiganza biragenda bite. Ninge komero kamatandi kandi kote izuba kwijuru ndi ngubikubitana magasa amagamba gashyirwa mu ngiro. Nuko nje ndi umuhungu wa Sebigunda wa Kinumba, aho ngaho ni kwa Bitambika, aho ni kwa Ngofero, kandi dukomoka hakurya mu bazigaba ubwo nka Musindi ku isonga ndicyogere mu bahizi. Intambara ya mbere y'isiba ntabwo nari mpari, intambara ya kabiri y'isi iba uze kubaza uwo musaza mwicaranye mpamvu atatabaye. Iya gatatu niba nzaba mpari ndi igitimbiri cy'abahizi utagurana batanu baturutse mu wundi mutwe, aho nkubise igipfunsi basaka inyundo uzambaza impamvu bitabayeho. Yes, nuko dutaramye kandi hano iwacu twakira abashyitsi tugatarama katika turika kandi kakamera. Nuko uko twakira abashyitsi, nuko uko tuba tubifuriza ikaze, nuko uko tubabwira duti iwacu haragendwa mu murenge wa Kigoma. Hanyuma namwe aho mwaje muturuka muraza kuba mutwibwira. Ndabakiye kandi abaturutse iburasira bwaryo, iburengera bwaryo, amajyepfo, amajyaruguru, abaturutse mu mujyi wa Kigali, ndababwira ni mukomere mugumagume. Hano iwacu twakira abashyitsi ntacyo biba bitwaye. Birashoboka wabuje uturutse hepfo mu gihugu cy'abaturanyi b'Abagande, ndabakubwira ni Ugande nyawo kariwe nyewo uturabas. Amashimeshe dushimira, amashimeshe dushimira. Birashoboka nanone ushobora kuba uri muri iki gitaramo cyacu hano iwacu mu murenge wa Kigoma, nuko dutarama nanone kandi ukaba waturutse haraguru aho iburengerazuba hariya aho umwami yahuje na Rwabugiri rwa Nyonga, hanyuma baza ko batsinda umushikazi. Hanyuma nanjye ndabamubwira ni n'uru ku nkombo, ndakubwira ni twavuga amagwagwa twakandiriza nizoshwa. Nanone dukoma amashyi twakira abantu baturutse mu bindi bice by'iki gihugu cyacu. Hanyuma kandi turataramye hano iwacu, turataramye nibyo kandi koko utereye amaso urabona aba bantu bizihiwe. Urabona hano iwacu rwose dutarama gatika turika kandi kakamera. Reka nze kuba mvuga nti data ubwo nari hariya ku bikingi by'amarembo naje kuba mbona ikipe ngari yinjira, ariko kandi iriya kipe ntabwo yaje nkiteye, njyewe nayugururiye. Maze kuyugururira bambwiye ikibazanye, babwiye ko kandi bazanwe n'imodokari. Hanyuma nakomeje mbabaza ni iki kibazanye muri uyu muryango wacu, barambwira bati tuzanwe n'amapikipiki, ubwo ni amahonda muri ibi bihe bigezweho. Hanyuma ni kandi muzanwe n'iki muri urugo rwacu, bakomeza bambwira ngo bazanwe n'amagare, ubwo ni amakinga. Nibyo turi kumwe kandi nanone nkomeza mbabwira ni muri Isanga hano iwacu mu murenge wa Kigoma. Turaza kuba tubakira data, ntabwo naje kuba sobwa mu magambo ngo ntatire igihango, ahubwo nakibuye barinjira. Hanyuma bamaze kwinjira ndavuga ni reka nanjye mpereze data mikoro abanyakiriye muri iki gitaramo cyacu. Hanyuma nanjye niza kuba nsubiye hirya aho ku gikingi cy'amarembo, nimunyenera muraza kuntumaho tuze dukomeze tuganire n'aba bantu murimo mubona ahangaha. Murakoze cyane. Amashyi menshi dushimira. Natwe tubanze dusuhuzanye, murambure ibiganza, abasangwa dupepere abashyitsi bacu, turabapepeye tubasuhuza mu ndamukanyo kandi twishimye tunezerewe. Hanyuma dushimiye Imana yacu, kandi Imana ni nziza.
dushimye abashyitsi baje bakadusanga mu gitaramo nk'uko MC arimo abivuga, ariko nawe mubanze ngo nyemerere tumuhe amashyi. Bariya bose bazindutse mu mihigo, turi mu mihigo. Buriya twebwe imiryango yacu igiterana tukajya mu mihigo, imihigo myinshi tugenda dukora, umuhigo umwe twaweza tukinjira mu wundi. Mu miryango niko bimeze, n'ubu nicyo gitaramo mudusanzemo cy'iyo mihigo. Hanyuma mu mihigo dufite uyu munsi, dufite anniversaire y'umwana wacu, kugira ngo dufatanye. Umwana wacu ni umunyamaboko, yagiye akora, ariko iyo hari igihe tugera tukavuga tuti mwana icara hasi natwe tugukorera isabukuru, niyo dusanzemo. Hanyuma nawe turabona tukwishimiye kuko uje gutaramana natwe. Hano rero hari abahereza, iyo umuntu aje ntabwo tumwakiriza amagambo yonyine, turanamwakira. Hano hari umutobe, mwakwegera mukareba umutobe ubaryoheye, byose ndabona bisa. Hanyuma ni badupfundurire bakureho igipfuko, hanyuma nibarangiza ndetse aya mafunguro bayasengere kugira ngo namwe muyakire. twese uri mu ijoro turaje turaguhimbaje, watugiriye neza no himbazwe. Twishimiye ikinyobwa cyiza tubaye tugiye kugifungura, igifunguro gitunga umubiri n'utugira ubuzima bwacu, byose tubyatse mu izina rya Yesu, Amen. Hanyuma jyewe nitwa Hategekimana Sixtine, namwe muratubwira amazina yanyu kugira ngo tuganire tuziranye. Murwanashyaka Emmanuel. Iyi ni mwakire ku mutobe, hanyuma tunduriye uyu nawo nimubanze musomeho mwumve umutobe wacu twenga rumeze ute ku buzima bwacu. Amashyi menshi. Rero Abasaza bavuga bati nuko byahoze. nimumara gutsirika inyota ntigipfa, hanyuma muze kutubwira ukuntu mugiye gutaramana natwe mw'iki gitaramo cy'imihigo twazindukiyemo. Murakoze. Yego, amashyi menshi dushimira musaza rwose, tumushimira. Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, nukuri amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, urakora amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, oh ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, oh ibintu mudukora ni maremare, ibitangaza byawe ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, oh twarakubonye Kristo ni maremare, ugera mu miryango Mana ugahindura, ugera mu miryango Kristo ukarema ibirori, amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, ureme ibyishimo, amaboko yawe Mana ni maremare we, amaboko yawe Mana ni maremare, amaboko yawe Mana ni maremare, ushingira abakobwa ndetse n'abasore, ureme ibyishimo imiryango igaseka, amaboko yawe
mana ni maremare we amaboko yawe mana ni maremare amaboko yawe mana ni maremare uhindura amateka uhindura amazina waradusekeje mana turabibona urabipfubye mana nazo zigakura urabihindura mana ukabishingira amaboko yawe mana ni maremare we amaboko yawe mana ni maremare amaboko yawe mana ni maremare kuraho umuntu wawe igisuzuguriro uvuga ijambo mana ukarisohoza amaboko yawe mana ni maremare we amaboko yawe mana ni maremare amaboko yawe mana ni maremare wicakaranda uhindura ubuzima ukiza indwara imirimo irakoreka amaboko yawe mana ni maremare we amaboko yawe mana ni maremare amaboko yawe mana ni maremare uhindura amateka agahinduka uhindura ubuzima utanga imibereho umwana urashoboye amaboko yawe mana ni maremare we amaboko yawe mana ni maremare 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 ugera ku musamo ni maremare ugera mu ruhanga ni maremare mu Rwanda no mu mahanga ni maremare imirimo yawe twayibonye amaboko yawe mana ni maremare amaboko yawe mana ni maremare amaboko yawe mana ni maremare turabagabo bakuguhamiriza hafi na kure amaboko yawe mana ni maremare amaboko yawe mana ni maremare amaboko yawe mana ni maremare amen. kuko imana yanabaye ngezaho rukomeye bituma ndangara ngomera nk'urusare yambereye umutabazi ku manywa na nijoro yambereye ingabingira inamira umubiri kuko imana yanabaye ngezaho rukomeye bituma ndangara ngomera nk'urusare yambereye umutabazi ku manywa na nijoro yambereye ingabingira inamira umubiri
Imana yanabaye neza rukomeye banagara mubera nk'urutare yambere umutabazi ku manywa na nijoro yambere ikabiyindira imyambi y'umubi kuko Imana yanabaye neza rukomeye banagara mubera nk'urutare yambere umutabazi ku manywa na nijoro yambere ikabiyindira imyambi y'umubi Sinzakuvaho Yesu kandi sinzakurekura buri gihe undegurira ameza imbere y'abanzi banjye nzahora nkuririmba muratira n'abatakuzi bamenye imirimo y'intoki zawe n'ukuri yahebuje nzahora nkuririmba muratira n'abatakuzi bamenye imirimo y'intoki zawe n'ukuri yahebuje kandi sinzakurekura buri gihe undegurira ameza imbere y'abanzi banjye nzahora nkuririmba muratira n'abatakuzi bamenye imirimo y'intoki zawe n'ukuri yahebuje nzahora nkuririmba muratira n'abatakuzi bamenye imirimo y'intoki zawe n'ukuri yahebuje ndi kumwe na Yesu sindinya ndi kumwe na Yesu turi kumwe na Yesu sindinya ndi kumwe na Yesu sindinya ndi kumwe na Yesu sindinya ndi kumwe na Yesu turi kumwe na Yesu sindinya ndi kumwe na Yesu sindinya ndi kumwe nawe. Abashyitsi bakomeje kugenda biyongera ariko kandi naje kubaza umushyitsi mukuru ikimugenza muri urugo rwacu ambwira ko asanzwe ahagenda ndetse ntabwo nari kuza kumubaza nk'umwana kandi abakuru bahari hanyuma mwaza kunyemerera nawe yaba yabonye twataramye Gitore uko iwabo batarama hanyuma tukaza kuba tumuha ijambo bakatwereka uburyo iwabo batarama cyangwa se bakatubwira amagenzo yabo muri urugo rwacu. Musarakoze bashyitsi bahire kubakira twabakiriye mu muryango wacu twabibabwiye ntabwo tubisubiramo hanyuma tubabwira ko tutajya twakiriza umuntu amagambo masa turavuga tuti nimubanze mutsirike inyota hanyuma uyu mwanya turawubemereye kugira ngo namwe mutwereke igitaramo kugira ngo dutarame tubemereye gutaramana natwe murakoze Imana ibahe dushimire Celestine uhagarariye umuryango wa Theoneste ndagira ngo mbwire Celestine ko nanjye mfite abo twazanye reka mbasabe abicaye bahaguruke hari n'abandi bahagaze hariya ariko abicaye ndabasaba muhaguruke kugira ngo mumfashe twongere dusuhuze uyu muryango watwakiriye murambure ibiganza dusuhuze umuryango.
murakoze cyane kugira ngo mwicare muruhuke. Nyakubahwa Celestine, ntabwo ari ubwa mbere tugeze mu muryango wanyu wa Semanywa, gusa tuvuye ko mufite by'umwana wanyu ufite isabukuru. Twishimye kuko ibirori twabonye kandi dusanzwe dutaramana, dusanzwe tubana mu birori. Ndagira ngo rero nsabe banyegereze intwererano kuko ntabwo twari kuza gutya gusa, twaje tugomba gutaramana namwe, ariko tuzana n'intwererano kugira ngo tuze gusangira. Murakoze. Dushimire nani kandi nanone dukoma mu mashyi. Ntabwo umuntu yaza dutwereye ngo twifate gutyo. Reka dushimire umusaza hano rwose avuga ati natwe ntabwo twaje gutyo gusa, twamenye ko mufite igitaramo, twamenye ko muri mu isabukuru. Ngasanga kuko ntabwo nagutwerera ngo mubwire kuze kwitwara, si byo se? Ntabwo waza gutwara intwererano ahubwo ndabiza kanibashyikirize. Rero iyi ni intwererano, twishimiye igitaramo cyanyu. Mashyi menshi dushima, mashyi menshi. Naturutsemo Eleyazari bambwiye ngo nuhagera mushimane nabo. Murakoze cyane. Kandi nkaba numva mfite n'icyifuzo mu gitaramo cyanyu. Nifuzaga ko natwe mwaza kuduhamo umwanya tukagira ijambo. Ibyo mufite igitaramo, ariko natwe turifuza ko twagira uruhare mu gitaramo cyanyu. murakoze. Mwongere mumfashe tubashimire kuko baranadutwerereye mu gitaramo dufite. Hanyuma turabemerera icyifuzo cyanyu turacyakira, ariko muraza kurasa ku ngingo twizeho, ntimuze kunyuranya n'ingingo zacu z'igitaramo turimo. Murakoze. Yesu abaha umugisha. Murakoze cyane. Murakoze. Natwe ntabwo twanyuranya n'ingingo zanyu, tugira gahunda mu byo dukora kandi tugira gahunda mu byo tuvuga. Nk'uko rero muri mu gitaramo cyo kwizihiza isabukuru y'umwana wanyu, natwe mu muryango wacu dufite umwana. Nubwo twaje nuko twamenye nyine ko namwe mufite igitaramo, ariko natwe dufite umwana turimo twizihiza isabukuru y'imyaka amaze. Urumva ko bihura, ntabwo turi bunyuranye, rero birasa. Ndagira ngo rero ntabwo ndibuze kuvuga ijambo mu mpaye ngo ndivugire ku ntwererano, ahubwo ndagira ngo nsabe banzanire umutobe mvugiraho iryo ijambo nyamukuru numva kuko mwaduhaye umwanya. Murakoze. Aba bana bahuje isabukuru twakomye amashyi ko ntamenye iyo biraza guhurira. Wasanga biraza guhurira amagerwa, ntawamenya. Wasanga aba bantu bahuje imyaka rwose ntawamenya. Reka tuze kubitega amaso. Abashyikiriza umutobe, ndibuze kuvugira ijambo nyamukuru byanze bimuwe mu muryango. Kandi umutobe wo ntabwo ari intwererano, murabanza mwumve niba ari umutobe wo kwigaragara ibubuke. Murakoze. Aho kuvura ahubwo mudushakire ibikoresho tuba duteretse aha ngaha, ariko buriya ntabwo wakwizera ko uyu mutobe uryoshye. Ndaza ko wizera mwumvise.
namenye iyo byatariwe kandi ndabona nanone uburyo ibi bindi biza kuba biseguye nshingiye no kubaje babyikoreye cyangwa se abasore b'ibigango baje babikindikiranyije ntawamenya hepfo aha cyangwa se icyo biraza kuba bihatse. Hanyuma kandi dukomeza tuganira dukomeza rwose dushimira abasaza hano baganira neza, abasaza bakomeza baganira neza bavuga bati uyu mutobe ariko data mu mashuri make mfite ndetse yewe uretse manze uriya ntawucurisha agati kandi ni undihari, ariko mu mashuri make afite ndi kujya nsoma nkavuga ndetse ibi bintu mu muhogo byaza gusomeka nkabonaho ahantu handitse ngo koko akora ubwo Coca-Cola ni ukuvuga ko ari umutobe cyangwa se ari uruganda rwa Coca-Cola rwakoze uyu mutobe data. Kandi nanone urebye mu buziranenge ntabwo uyu muryango uko nawugururiye mwizeye, kandi uko naje kuba mpagaze ku bikingi by'amarembo nkakingura mbona nta kibazo, ntabwo baza kuduha ibintu bifite ingaro. Uyu mutobe ndawizera, uyu mutobe rwose ndabihamiriza data ko uyu mutobe wujuje ubuziranenge. Nyaboneka data uko mwangira icyizere mukangira intumwa muri uru rugo rwacu kandi mukangira umusizi kuri aya magambo mwamaye uyu munsi, naza kuba mbabwira ni mwareka umushyitsi agakomeza ijambo kuko umutobe rwose uratunyura ndabyizeye. Murakoze cyane. Mashyi menshi dushimira abasaza. hanyuma twebwe mu muryango wacu turizerana. Yego, komeza ntacyo bitwaye, baduhaye icyizere ko uyu mutobe wavuye mu ruganda rwizewe, ntacyo bitwaye, komeza. murakoze cyane. Ndagira ngo rero mbagezeho ijambo nyamukuru ritugejeje muri uyu muryango. Nk'uko nabivuze ntabwo ari ubwa mbere tujya mu muryango wa Semanywa, ntabwo ari ubwa mbere twageze muri uyu muryango bitewe n'impamvu. Umuryango wacu wa Eliyazari twagize amahirwe tubyara abahungu n'abakobwa, ariko nk'uko nabivuze tuza kugira umwe mu basore bacu witwa Minani Emmanuel. Umunsi twicaye turi kuganira kandi n'umuryango, nawe aterura ijambo atubwira ko aricyo yifuza kutubwira. Ubwo rero natwe dutega amatwi kugira ngo twumve icyo atubwira. Atubwira ko akuze, ageze igihe cyo kubaka urugo rwe. Tumubaza icyo ashaka kuvuga, atubwira ko imyaka afite adakwiye kuba wenyine nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ubwo rero tumubwira ko muri iki gihe umuntu ari we wihitiramo, atari nka kera. Noneho tumubaza niba hari umukunzi yaba yarabonye. Atubwira ko mu muryango wa Semanywa yahabonye umukunzi, yahabonye umukobwa akamwishimira witwa Mukanziga Yasenta. Umusore wacu witwa Minani Emmanuel bakunda kwita Kabuga. Ubwo rero twaje mu muryango wanyu, twohereje intumwa baza gusaba irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Irembo tuzana ibisabwa kugira ngo irembo ritangwe. Ubwo rero irembo twarisabye murariduha, ndetse tuganira igihe kizagera tukaza mu muryango wanyu tukaza gusaba umugeni ku mugaragaro. Uri mu ncamake sinjya ncisha hirya, sinjya ncisha ku ruhande. Hari abantu bajya ngo mu biganiro ngo bakazanamo urwenya, nta rwenya ndi bushyiremo. Nubwo ari uko ibiganiro byagenze, twabasabye ko tuzaza imiryango yagutse ihari, natwe tukazana imiryango yagutse tugasaba umugeni witwa Mukanziga ku
ku mugaragaro. Umunsi rero iryo jambo nyamukuru nyakubahwa Celestine ritegereje hano ryatuvanye mu ruhango, tukaba tugeze muri ya Kigoma ya Nyanza. Murakoze. Amashyi dushimira musaza nanone avuga ati rwose ntabwo nkomeza kwicara nicaranye n'iri jambo, ahubwo ndibuze kuba rwose ndivuga, hanyuma iri jambo rwose ndatekereza ko mu muryango wacu turarizi, twararyumvise. Yego, hanyuma datero turabigenza dute, turabyitwaramo dute? Nzavoma njyenyine, nzatashya njyenyine, bizagenda bite? Menye ko wahiraga. Mumfashe tubanze twongere dushimire abashyitsi kuko umuco mwiza wacu abuze amagambo, kandi amagambo twigeze tuganiraho, twaraganiriye tugirana ikiganiro kirekire nk'uko yabivuze. Baraje turaganira, tubabwira ko dufite abakobwa, batubwira mu bakobwa bifuza bari baje gufatira irembo, koko twabiganiriyeho. Ariko izi tariki ya mbere y'ukwa gatatu nabwo baje tubizi ko bari bugeremo uyu muryango. Hanyuma abanyamuryango ko baje bakadusaba umugeni, kandi umugeni badusaba tubaze koko ko uwo mugeni arahari. Imana ibahe umugisha, bavuze ko umugeni ahari. Hanyuma reka tubabaze ni dusanga baje neza turamutanga. Nyirasenge ahaguruka tubwire. Hanyuma ongera wigire hino, hanyuma nushaka uze kubivuga cyane uraza kumva iby'umuryango urimo uvuga, ariko bavuze ko umukobwa ahari. Hanyuma bavuga ko uwo mukobwa bamukosha, baramukosha. Hanyuma ubusanzwe mu Rwanda umukobwa arakosha, sibyo? Turabizi. Hanyuma nuduha inkwano tukazishima. Akoze umuryango mwumvise umugeni arahari, ahubwo icyo badusabye ni inkwano, kandi inkwano tugize dute? Turazifite. Inkwano turazifite nyakubahwa Celestine. Yego, inkwano turazifite, ahubwo reka nsabe abo twazanye banyegereze inkwano za mbere z'ibanze. DJ ari hehe? DJ ari hehe cyangwa se nkomeze mbyivugane, ubwo aho tuza kugabanira ntibaze kumbaza, ariko kandi wakagombye kuba uhari nkajya ntera ukikiriza. Hanyuma inkwano z'ibanze nanjye niko mbyumvise. Genda n'ibindi ubizane ko ntabwo urajya usubirayo. Celestine yegera hino, ino suka ndumva inashyushye, ubutaka izabushobora.
Zabushobora kabisa ndumva ishyushye cyane. Fataho wumve ukuntu ishyushye. Irashyushye. Ushatse kuvuga ngo ugeze mu butaka yabwumvise. Iyo rero iyo ni imwe mu nkwano za mbere. Iyo ngiyo ihinga ubwatsi, kandi ubwatsi iyo bwabonetse ubwo inka ziba zabonye icyo kurisha. Yitwa iki? Yitwa cyose. Cyose. Noneho iyi nayo n'indi rero imbogo. Ikora iki? Iyi se irahinga inzara igashira. Mbese data nanjye narindi hafi rwose mvuga nti izi nkoko batuzaniye mu rugo rwacu noneho kandi bagaye izo twari dufite, cyangwa se nanone nari mvuze nti izi nkoko ziri kumwe n'izisuka nizo tuzajya duhingisha kubera ko inzara yatwokamye, cyangwa se ziza nkwano twavuze ziriya nkoko. Yego, buriya mbere aya masaha ataraza y'iki gihe iriya nkoko niyo yabyutsaga abantu ngo bajye guhinga. Yego, mwadutije amashyi mwuka byaramwe, isuka iherekeranyije n'inkoko, ubwo nta kongera kugura amasaha kabaye. Ubwatsi rero iyo bwabonetse hano hari akuma wagira ngo ni akamashini, byaterwa n'uko umuntu abyumva. Aka ni ko gatema ubwatsi. Iyo kameze gutya rero ukata ubwawe ntabwo ujya mu bw'abandi, ntabwo karenga urubibi. Hano ibazaga impamvu abazungu bagahese. Ntabwo karenga urubibi. Ntabwo karenga urubibi. Yego, hari n'abajya bibaza ngo iyo bimeze gutya ngo biba ari ikibazo, ariko iyo bigeze gutya biba ari igisubizo. Yego, amashyi menshi dushimira igisubizo kije iwacu, igisubizo kibonetse mu muryango wacu. Mbwira izina ryako bakita ngo iki? Nta joro. Igihe cyose ukata ubwatsi nta joro, ku manywa na nijoro byose no gukata. Yego, hano rero hari ikibumbiro. Iki ngiki ni ikibumbiro cyimukanwa. Yego, ni ikibumbiro cyimukanwa, ushobora bitewe n'aho ugishishirije ushobora kukijyanayo. Gitandukanye na bya bibumbiro byabaga ahantu. Ikiriho ni mobile, bakita mobile, kiri mu kanwa. Yego, hano rero hakaba hari igicuba cyo kudahira nyine kugira ngo nkazinywe amazi. Yego, gicuba koze cyane. Gicuba cyo nakibonye nacyo data, ariko se kizaba kidaha gipfundikiye cyangwa baragipfundura bakadahira nyine. Yego, urabizira. Hasi n'umusenyi hejuru n'umusemburo. Guma. Amashyi dushimira. Yego, urakoze. Noneho numva iza mbere maze kuzitanga, ubundi ntabwo nakwikosha, nkosha nyine. ariko data nabishimye ibi bintu rwose. Hanyuma abantu abicaye inyuma, cyangwa se cyane abantu bicaye ahantu hatari kugera izuba, mudufashe mukoma amashyi cyane turebe ko ibi bintu biraza kuba bigenda neza. Ibi bintu birimo bigenda neza. Ese data, kandi nanone inkwano nazibonye. Izi nkwano rwose ntacyo ziri kuza ziba zitwaye, ariko kandi naje kuba nibaza ndi hariya ku bikingi by'amarembo, ndavuga ntese waza gusanga uwo musore basabira amazina yahindutse, cyangwa se ugasanga hari ukundi kuntu byagenze. Data, weho urabyizeye ko njyewe numva numbugurwa mvuga nti uyu musaza w'uruhanga n'uruhara rugeze umuswe waza kuba avuga ati ni njyewe uri kumwisabira amazina yarahindutse, amarangamuntu yahinduka, cyangwa se imyirondoro. Data, mwaza kunyoba mukaba mwanyakira aho ngaho. Murakoze cyane. Hanyuma
ibyo ari byo byose ndabona ari umuntu mukuru ugeze mu kigero nk'icyo tugezemo, ariko nizeye ko uri buze kunyereka Manuel waje gusaba. Manuel turamukwereka, turamutumaho. Yego, turamutumaho. Hanyuma umukobwa wacu yego yitwa Nzamukosha, yitwa Mutumwinka Mukobwa Jana. Hanyuma ira n'izindi nkwano mu muryango wacu 5 bibyagiye mu biraro bya Beneri. Izo nka zose tukazikusanya tukazishyira mu zindi. yego Hanyuma turagukosha izo ushaka muri izo. Murakoze. izo nshaka muzo tuvuze, muzo muvuze. Ahubwo ngiye buriya ntago nakwivugira izo nshaka, ahubwo mwebwe mwambwira izo mwumva mushaka muri izo ngizo. Hano dufite base wabo, reka nabo batwunganire bazi uko umwana avuna ndetse na ba nyirasenge, hanyuma bazi n'amoko y'inka n'amabara yazo, hanyuma batubwire. Murakoze. Nitwa Muryinka Silvani. Ubwo rero umukobwa wacu rwose bitakugoye, hari ziba zitetse umumano, ariko nizo dukeneye cyane. Ubwo rero bishobotse nizo za Beneri twazakira, ariko biturutse ko wikwije. Niba wikwije murakosubira muri izo ngizo zombi, yuko mwakuze zose rero turazifite. bashimira kandi numva uriya amahirwe dufite nuko inzuri, urwuri rwacu n'urwuri rwanyu ziraturanye, ziregeranye. Yego, ubwo rero nta nubwo biri butugore, ahubwo ni ukugenda mukareba izikwiriye ya senta. Maze data kandi ntabanze ndabakira kandi ntagomba ngo mbambure ijambo, ahubwo mu kanya igihe cy'urinyana yarasanze mu rwuri azanye ibyo kurya, naje kuba mbona inka zacu ziyongeye, harimo iz'urugari ziteretse amahembe, harimo kandi imisengo, harimo za Inyirabagabo, harimo kandi za Rutete zabaye nyinshi zitete abagabo ntibataye bagatinzwa no kuzireba, harimo za Kiramakwezi cya Mabuka, intwari yabyawe n'Inyirabagabo, inka zageze mu zindi, amata yabyaye amavuta. Mwaza kunyemera tugahuza ibiganza, hanyuma tugashimira aba bazaza. Noneho numva nasubiza cya cyifuzo cyangwa cya kibazo mwari mwambajije. Ntabwo nisabira, ndi umuntu ukuze, ariko nk'uko nabibabwiye udusabira yitwa Minani Manuel, reka nari mutumyeho ngo bamumpamagarire aho yari ari hirya iyo ngiyo kugira ngo aze noneho muramutse. Avuga n'uwuhe Feliciye n'uwuhe nanjye nkurikije uko abasore bahanitse uruhanga hano ndabona ibintu bidasanzwe. Mutambuke gahoro rwose, mugende mwitonze babafotora, bashyiraho amafoto muhagararire aho hose, muhagarare neza mundeba nanjye hano nka munsi, hanyuma dukomeze kandi twibwiraga turivuga imyato, hanyuma tuze kuba rwose twegerana. Ukadusabe DJ woroshya ku muziki, DJ akomeza yoroshya umuziki,
hanyuma natwe kandi dukomeza tuganira. Celestine rero waza kugira ikibazo wibaza ngo ese ko bambwiye Minani abanduzi haje koperative ya Minani. Hariya rero uriya Minani ni umutware kandi Minani agomba kugira abamugaragiye. Reka nsabe Minani atere intambwe ebyiri ajya imbere. Buri wese amwenyura, buri wese amwenyura, abafite telefone bafotora, abakameramani bahabaye, nta foto nta cyabaye, buri wese agerageze kwirwanaho. Ikibazo si wacyumvise? Imana ishimwe ubwo wacyumvise. Yego. Ubwo wacyumvise nta kibazo. Munakanda cyane kandi afite ikibazo aho ngaho. Natwe twari tubizi kandi tuzi ko umuti ari neza rwose. byabaye barenza Orosha umuziki DJ komeza korosha umuziki na igisigaye MC wakomeza MC ndahari rwose nta kibazo mwicaye muruge neza. Amashyi menshi ku bantu batarimo bafotora, amashyi menshi ku bantu barimo bakurikirana igitaramo rwose. Reka duhagararane na Felicien nk'uko bimera, gera hino rwose duhagararane. Aha abakameramani bari hehe? Iyo nzayigurisha rwose. Aha mutabafotoza iyi kamera nini ntabwo byemera, izayigurisha kabisa. Aha yego kanongere noneho duhindure posteri umubu bargesha. Yego amashyi menshi amashyi menshi. Iyi foto ku isoko baze kumfasha bambwira ibiciro byayo batazamenda. Aha hanyuma kandi nanone rwose dukomeza tuvuga duti ubu mwana akunze kubaha bigenza bate uko bazajya bamugenza. Uwo mwana akunze kubaha ni uko bazajya bamugenza, bazajya bamutambagiza. Reka twishashare mwana hariya tugiye kubasuhuza nanone tubasuhuze. Sasa ikirori kiryohe numva uko ibintu biba bigeze. Turatera intambwe eshatu hanyuma dupopere n'abantu tubabwire duti twabasezeyeho abasore imfunguzo zanyu muzigumane. Rimwe kabiri gatatu twagiye kare imfunguzo zanyu kabisa, imfunguzo zanyu muzigumane. Aha turongera dutera intambwe eshatu bariya tubabwire duti mwabakobwa mwe nimucuke DJ agabanya ku muziki hanyuma natwe dukomeza twiryohereza ntacyo biba bitwaye. Rimwe kabiri gatatu twagiye abakobwa namwe twababara n'iki tubabwira duti rwose pari ikindi kikiri umuryango ni mugari, abantu batubanye benshi, twabuze aho twicaza abantu kubera ikirori. Kandi nanone uraterera amaso n'abandi bantu uvuga uti bayi bayi turabasezeye twagiye. Amashyi menshi bagenzi banjye, amashyi menshi dukomeza rwose. Aha hanyuma rero karabaye hanyuma DJ agabanya umuziki, nanjye turi buze kuba tubyivugana, ntacyo biri buze kuba bitwaye. Inyakubahwa Felicien hano ndaterera amaso nkabona muze kugabanya amajwi kugira ngo munyumve neza. Ubu nanjye natangiye kuvuga nka bosi, ijwi nditsindira hirya iyo. Hanyuma hano ndaterera amaso nkabona abasore batari bake. Ese umusore muti uraza kuba ugenda umutunze ikiganza mu mwanya uratambuka wicare, ntacyo biri buze kuba bitwaye. Komeza wicare abakwereka ibyicaro, genda ucagure ntarirarenga, nta kirajya kijya nyuma, aho urimo uracyajya imbere. Icyakora imyaka irimo iragusiga nawe wibwirize.
hanyuma kandi ndabona umusore hari agenda amwicira ijisho ugereranije wabona ko ari nka gitifu cyangwa se nko mu rugo rwe rwose yari ashinjwa binjira n'abasohoka. Uriya musore arahanguye kandi urebye uruhanga rwe rurahanitse. Uriya musore ubona ko ntacyo yari atwaye. Tumurekera mu muryango cyangwa agenda ajye gushakisha nawe, uramutunga ikiganza nk'uko wabigenje ku wa mbere. Ati bye 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 bye, gende nawe kuragira ihasha, uramutunga ikiganza nk'uko wabikoze bwa mbere. Ati bye bye ntabwo ari weho turagumana. Araza kuba kandi ahindukira nawe kandi urebye uko yiyubashye aravuga ati Kabuga ndamuzi ntiyasiga, ntabwo yantererana, tuzanambana, tuzabana muri byose. Muzabana muri byose ni kuvuza nawe ngo bazabana muri byose. Ubwo wa mugeni wacu aratashye. Reka tubaze Kabuga nawe niba byemera, navuga ati ndagusezeye imfunguzo zihamane, ugende wirwaneho iyo hirya mu cyanya cy'urwuri rw'inka, nawe uraza kuba ucaho ugenda. Ubwo ntabwo araba ari ibihe byose kuko yabonye gusimbura. Kabuga uraza afasha umaze umutera ikiganza nawe. Ati genda sha urafasha ukinye aho hafi yawe, wicare rwose uca akabonyi, hanyuma ntacyo biraza kuba bitwaye. Ihangane niko bimera, natwe twarahavuye. Ati bye bye, urihagararaho mwibiki mu mwanya wanjye. Umunsi n'uyu nguyu ihangane, ntabwo zerera rimwe kandi ntabagwiriza rimwe nk'abaciye imisigati, nuko uko umunyarwanda yabivuze. Hanyuma hari undi mugabo nawe urebye rwose ashobora kuba ari nka meya ahantu cyangwa se akaba ahagarariye nk'intara y'Iburengerazuba. Aravuga ati nanjye ndashyiraho amarinete maze mbahime. Hanyuma Kabuga, uyu mugabo uremera muzabane ibihe byose cyangwa se uraza kumubwira uti rero wateye intambwe, nanjye ndagushimiye waje kunshyigikira, hanyuma agenda mu kanya ndibuze kuguha mesaje y'ubutumwa bugufiya iyo mu kanyenyeri wenda umwohereza n'icyo y'ijana. Uriya mugabo iramubwira ntabwo arushye. Hanyuma niba yabyemeye uramutunga ikiganza nawe aciho agenda, uraza kunyemerera. Ati genda rwose twabanye muri byinshi, ati twabanye muri byose, ariko kandi ihangane, hanyuma rwose uze kubucishe ni gutyo. Hanyuma kandi hari undi mugabo nawe wavuze ati turambara kimwe, turambara karuvati zimwe, turaza kuba dufite congo zimwe. Ndaza kureba uburyo baradutandukanya n'uyu musore uyu munsi. Uyu mugabo ni muntu ki? Uyu mugabo mbese aragenzwa n'iki? Uyu mugabo wamenya misiyo ye afite ariye pasigaye ahagaze wenyine, kandi burya igiti kimwe nibagitema kivaho imbuto, niko bavuga mu Kinyarwanda. Uyu mugabo naje kuba afata amakuru ye, sanga yahoze ari umuntu ukomeye cyane muri aka karere, yahoze kandi ari umuntu ufite ishingiro rwose, kandi ureba uko ahagaze nawe yifitiye confidence. Aravuga ati ibyanjye biraza gucamo kameramani, nanjye ati ndamushyiramo neza, bapfa kuba bambwiye ko akomeye, buriya n'ifoto izaba ikomeye, hakomera nyirayo ifoto ntikomera. Hanyuma dukomeza tuzamuka, uyu mugabo bamuzuminga, uyu mugabo bamushyiramo neza, aratera intambwe yegera imbere, avuga ati muhungu wanjye naguteje intambwe, muhungu wanjye nakuzamuye muri byinshi. Turacyakomeje n'urugendo rurerure, urugendo ni rurerure ntabwo rusoreza ahangaha. Tugiye kuba twegerana n'intambwe mwegera, n'Akabuga nawe nyamira atera intambwe akwegera, atera intambwe abantu dukoma amashyi menshi, atera intambwe abantu dukoma amashyi, avuga ati muhungu wanjye muhungu wanjye, urugendo rugeze aho rukomeye, rugeze aho izindi nshuti zagiye njyewe turagumana, rugeze aho abandi basore bakuvuye iruhande njyewe turi kureka nkuhanagure sha. DJ agabanyaho gake, ntaze kundusha ijwi kuko byaza kungura kubona amagi, ntaze kundusha ijwi. Hanyuma aravuga ati sha reka tunahagarane barebe ko tubeshya, hanyuma ibindi bazaze babimbaza nyuma, kandi aho navuye naho ngeze naho nzagera ndifuza ko tuzaba turi kumwe. Nzakugira inama muri byose, nzabana nawe ibihe byose. Yes, dukomeza tuzamuka. Hanyuma aravuga ati kandi reka nkwereke aho nanyuze nanjye mutambagize uyu murwa, hanyuma ngende nkwereke icyicaro ube wicayemo, dutegereze rwose aho ibintu biza guherera. Hanyuma batambuka berekera mu myanya yabo, natwe turimo duhuza ibiganza dushimira Imana tuvuga duti nta shari, batambuka begera mu myanya yabo, batambuka rwose. Aravuga ati reka nkwereke ibyicaro byacu, reka nkwereke aho nanjye nanyuze,
reka nkwereke amagenzo yanjye, reka nkwereke kandi aha nanjye rwose aha narahicaye umuhungu wanjye ati shika wicaze yombi ati kandi wumva utekanye rwose, humura humura nta kibazo, humura nta bikomeye, humura ajya mugira inama kandi ajya mufasha muri byose. Hanyuma dushimira Imana n'amashyi menshi, dushimira Imana n'amashyi menshi, dushimira Imana n'amashyi menshi. Abantu bose ubona bayasabye bakomeje kuba benshi mu kirori cyacu, yaterera amaso nkabura uwo nakwita iryo zina, yaterera amaso kandi nkabona abantu barimo batambuka rwose. Yes. Aha. Manuel nawe aho yicaye avuga ati ese mama, ibi bintu biraza kuba birangira bite, biraza kuba bigenda bite? Aha. Hanyuma kandi tugerageza kuba duseka iyo urakaye ifoto irashya, cyangwa se ugasanga nanone uyihinduye. Yes. Ati nanjye uyu munsi n'umwanjye ndagenda gahoro, nta mpamvu zo kwihuta, bihuta bagasubirayo bagende. Ati njyewe ndagenda gake cyane gake cyane gake cyane gake cyane. Vuga ati rwose nanjye uyu munsi ndawunyunyuza, avuga ati nanjye uyu munsi n'uwanjye. Aha. Oya, gerageza urebe hano yase, gerageza urebe hano wirebere imiryango yawe, ibi byo guterera amaso hakurya iyo kamireho ya hanyuma batera intambwe, atera intambwe nta kibazo, atera intambwe nta kibazo. Tumureka gutyo gusa, bati mushiki wacu ntabwo tuza kuba tumurekura gutyo gusa. Ati mushiki wacu Karabaye, Karabaye. Yes. Hanyuma DJ nawe agabanya ku muziki, DJ akomeza agabanya ku muziki, ntacyo biraza kuba bitwaye. Hanyuma natwe dukomeza turyoherwa mu bukwe bwacu, tuze kuba twihera ijisho. Hanyuma ibirori bikomeza biba ibirori, ndetse n'abari gusoma namwe mukomeza musoma muvuga muti harakabaho ubukwe nyarwanda, basaba bakanasoma. Hanyuma data mushiki wacu ariwe mushiki wanjye Yaseta, rwose urebye uburyo ahanitse ikirere n'uburyo yuje uruhanga ababyeyi baha impundu. Yaseta rwose n'uyu nguyu narakamye, ntacyo ntakoze, twamureresheje ishyushyu, ngira ngo murabizi. Hanyuma rero njyewe ntabwo muzanye nk'uje kumugaba, ahubwo nari mubahaye ngo mumusobanurire umugabo Manuel waje kumubasaba. Yaseta nta giturugunya agira. Abasore hano Minani, niba waje utikwije, ndabona hano hari abasore ariko agobatse. Ni Marene, ninde ndabona umuryango ukomeje kwiyongera, bavuga bati umukobwa wacu. ahubwo mufashe Kandi nanone ntabwo nkwanga ndakwakira, kandi nanone ndavuga ni icyo twitse gakeya. Hanyuma twitse gakeya tuze kuba tugenda gahoro cyane rwose, umunsi wacu ukomeza ugenda neza. Avuga ati wa musore we ihangane, najyaga nza mu rugo rwose ntunetereze ukamenyere ndetse ukabuganiza rwose. Imana wa mama agenda nta kundi,
icyakora mu rugo tuguhaye ikaze uzajya uza kutuvomera ndetse no kutwasiriza uduti dore uracyari mutoya. Umusore akomeza agenda nawe mubona mu bitsi by'ibirenge arenga mubona mu mugongo avuga ati mushiki wanjye ndamutanze nta kundi. Arahindukira aravuga ngo ntabwo napfa kumukura iruhande. Nabonye uyu musore ko mbona yitokinga biragenda bite? Uyu musore aravuga ati sha ntabwo upfa kuhava gusa, dore nagiye nama murinda abandi basore badafatika, nagiye nama kandi murinda abandi basore bashaka kugutwara, none we uramujyanye ku bwa burende ati gira icyo umbwira nanjye mbone kugira aho njye. Aramuhobera avuga ati ese akira uze kugasoma ugeze mu rugo aka gapapuro uze kugasoma ngaho genda ihangane rwose ihangane. Amashyi menshi dushimira Kabuga aravuga ati kandi none aravuga ati reka bamanze baturye amafoto, bamanze rwose bafotore ndimo nitegura guhura na sheri wanjye. Ati rwose byo uhindukire urebe sheri wawe ati utaza kwihangana aho abarinzi bagiye ugasanga nawe baramutwaye. Yes, hanyuma kandi nanone dukomeza Manuel avuga ati se ndabigenza ne noneho sheri wanjye twahimbye duhurira ku mugezi, twahimbye duhurira twagiye kwahira, twahimbye duhura cya gihe mu isoko. Uyu munsi udasanzwe ugiye kugenda gahoro muvemo nere ntambwe gace. Umukobwa nawe aravuga ngo ntabwo nakwihangana, ntabwo waza usanga wenyine icyo nashyiremo akaziki. hanyuma tije azamura abantu maze bahorerana sarambura amaboko muhobere ntacyo mwongera bagira ngo njye kugere muhobere nta kibazo. Avuga ati bino rukundo rwanjye, bino rukundo rwanjye, bino niwe nategereje amajoro 18,000, niwe nategereje imyaka 18,000. uyu munsi karabaye, uyu munsi rwose sheri, uyu munsi reka nanjye ubona kuri tutura agendaga ugira uyu munsi abakobwa n'ababariki abasore muri aha ngaha muri binyuza imoto nta kundi umuntu abavuga ngo karabaye. Ati inkweto yawe nta rindi vumbi, inkweto yawe iherutse ivumbi yigeze kugira uza kundeba hanyuma nta rindi vumbi. Ati rero sheri wanjye, ati nanjye rwose buriya rero ati reka nkwereke aho nanjye mbera kaza hanyuma nkwereke. Ati rwose reka manze nkwereke ibyo naguhishiye. Akira. Abasuhuza umuryango bavuga bati nikaze bana bacu. Yes. Hanyuma kandi aravuga ati ntabwo biri buze kuba biciraho, ahubwo turakomeza turebe uko tuza kuba twerekeza DJ azamuka gakeya rwose. DJ nawe unyumva hafi unyakiye ntararoha ntacyo byaza gutwara.
hanyuma kandi umukobwa avuga ati nanjye rero ntabwo nubwo twamaze umwanya twifotoza nubwo rwose amafoto ameze neza nk'ikintu kimeze nk'indege barimo bashyira hejuru nacyo ni ifoto ni ifoto kameramani ni biki ni kameramani videography aha yes ubwo mu kanya araza kuba batambagizaho amafoto kandi abandi babwira ati mufungure n'akanyenyeri nabo kari buze kuba gukora hanyuma anabageza abafotora abashushanya hanyuma kandi iya senta aravuga ati nanjye reka mufate ikiganza hanyuma mutambagize ngende mwereke icyicaro maze muzimanire kandi rwose humura wicare uca akabogi iwacu turi buze kuba dukomeza DJ azamuka nabo bagenda bakinagira bagenda bajya kwicara bagenda bajya mu myanya yabo avuga ati rwose iwacu burya waherutse uhicara burya uyu munsi ugiye kongera uhicara aramutse naje ririmo amashyi twayahuza biramutse naje rifitiye ibintu twahuza amashyi niyo naje ririmo twahuza amashyi yes hanyuma abari banjye abakobwa bacu nabo bakomeza batambuka gitore nyamuneka mujye mwihangana mube bagicari mujye mwicara hafi ntimukajye mwica umuco nyarwanda ahubwo mujye muba muri hafi kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza hanyuma dukomeze n'ikirori cyacu kirimo kigenda neza kirimo kigenda byihuse Yes. Mashine shimuza ibiganza mashine shimuza kuba tusoma mugabo mwiza soma ukurure soma wongere usome hanyuma wumve rwose iby'urukundo rwacu soma ntacyo byaba bitwaye usome nta kibazo ntacyo byaza kuba bitwaye Yes. Bakameramani nabo bavuga bati amafoto arahenda reka dukomeze turyoshye reka dukomeze rwose ibintu tubishyire ku murongo neza reka dukomeze ibi bintu dukomeze rwose tubigenza neza hanyuma abandi natwe twihera ijisho tuvuga duti iki kirori kiragahoraho iki kirori